Menya aya magambo arindwi akomeye cyane akwereka ko umukobwa murimo muraganira kano kanya yarangije kuguha umutima we. Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Muri kumwe nanjye Natasha Kiza n'ibisanzwe nibo aribwo bwa mbere uje kuri iyi channel, ntugende udakoze subscribe. Nawe kandi urimo urareba iyi video mushimira cyane ko tubana 5/5. Ntugende udahaye iyi video like kandi wibuke unsigire comment aho hasi umbwira interuro imwe gusa cyangwa se ebyiri ubona uyu mukobwa akoresha muri iyi minsi. Umukobwa interuro ya mbere ashobora kuba yakoresha muganira umunsi ku wundi, bishobora kuba byabana kuri chat cyangwa se muri face to face. Umukobwa azavuga ati nashakaga kukubona uyu munsi nubwo mfite ibintu byinshi byo gukora. Urumva uburyo akubyuko nguko. So aha agaciro cyane umwanya wanyu, niyo mpamvu akoresha ijambo nk'iryo ngiryo rikwereka yuko ukumbuwe cyane n'ubwo bwose atabonye umwanya uko ya mubonana cyangwa se muganira, yarahuze yarafite ibintu byinshi ahangaha yanakusaba yuko niba byakwemera mushobora kuza kongera gupanga indi gahunda, mushobora kuza kongera guhuriramo muri weekend cyangwa se amasaha runaka yaguhamagariraho mukaganira. So iki ni ikintu rero ukwiye gupengaho attention cyane, kuko umukobwa ugufite ku mutima azakoresha iri jambo no matter what. Akubwire ko yari busy ariko yarari kugutekerezaho cyane. Ijambo rya kabiri cyangwa se imvugo ya kabiri uzasanga uyu mukobwa akubwira ati oh chérie, ndabona ukeye cyane uyu munsi, tu es vraiment trop mignon, urasa neza cyane, uri handsome, usangira gutatse cyane, akakubwira ati nukuri pe ntago nabiguhisha. So iyo umukobwa rero akubwiye yuko ukeye, usa neza cyangwa se uri handsome, iki ni ikintu muri makeya atahisha kuko akubonamo ibyiza gusa. Niyo mpamvu ubona yuko aguteye uwo mutoma indirectement, ariko wowe ukagira ngo ni ibintu bisanzwe. Akubwiye ko wambaye neza, ni ibintu biri aho ngaho. No, kuba akubwiye ibyo ngibyo, kuko akubwiye ko wogoshe neza, kuko akubwiye yuko uri guhumura neza, kuko akubwiye yuko ikintu icyo ari cyo cyose atatse kuri wowe, making sure yuko uyu mukobwa yarashize ahagaze. Ikintu cya gatatu ahangaha uzasanga umukobwa akubaza ibibazo byinshi. Urugero ari kure yawe ati ese wariye, ese waryamye, ese warangije bya bintu wari uri gukora, ese warangije ya examen. Urabona yuko ashishikariye cyane kubaza ibintu azi neza yuko wari urimo urakora, kandi maybe ibyo bintu urabikunda cyane. Ni siporo se wari urimo, ni akazi se wari urimo, cyangwa se wari uhangayitse, ariko urabona yuko umutima we akubajije toujours cya kintu yarazi yuko wari uhanganye nacyo. Ibi bishatse kuvuga yuko uri umuntu w'ingenzi, ni nayo mpamvu akwereka ko akwitayeho cyane. Ikintu cya kane ahangaha uzasanga umukobwa akubaza ati wigeze kumbwira yuko ukunda ikintu runaka, reka tuvuge yuko ibiryo runaka cyangwa se ikinyobwa runaka cyangwa se ahantu runaka. Icyo kintu ushobora kuba waramubwiye muri kano kanya ukabona yuko akigaruye mu kiganiro, ndetse maybe twabigerageza, maybe nabiteka ukaza tukabirya, maybe twajya hariya ahantu, maybe icyo kintu wigeze kumubwira wavuzeho, arashaka yuko muri makeya akizana muri preza kano kanya mukakinjoyinga muri kumwe. Ibi bishatse kuvuga yuko yibuka akantu akariko kose kakwerekeyeho kari très important mu buzima bwawe, kandi agashaka kugira ngo ako kantu akazane muri mwembi kugira ngo mubi celebrating muri hamwe. Urugero niyo byaba ari anniversaire y'umuntu runaka, uzabona kubwira ati ndaguherekeza tujyane. Ikindi kintu ahangaha cya gatanu, uyu mukobwa n'ubu bwose mukundana, umva arakugenzura cyane, abazi aho ubuherereye aho ariho hose, haba kuri telefone iyo mutari kumwe, ushobora kuba unaganiriza n'abantu aho ngaho iruhande. Ashobora gukoresha iri jambo ati se iyo uvugishije kanaka cyangwa se uriya muntu, ese ujya umenya ko nanjye mpari. Ibi ni ibintu bikwereka yuko yafushye ewana biri ku rwego rwo hejuru. So niba ubona yuko atangiye kukubaza abantu
ushobora kuba uspendingaho umwanya cyane, ibintu ushobora kuba ureba cyangwa se ibintu bishobora kuba byakura attention yawe imuvuyeho ikajya ku wundi muntu, ibi bintu bizatera ikibazo cyane. Ni hahandi uzabona bikuzaniye mu maso atari ko mbona ibi n'ibi what is going on. So icyo ni ikintu rero kikwereka yuko agufite ku mutima, adashaka yuko hagira undi muntu ushobora kuba yamusimbura mu mutima wawe. Gufuha ahangaha akaba arabikweretse muri makeya. Niba unabikora ugerageze ubireke kuko bishobora kumusaza. Ikintu cya gatandatu ahangaha uzasanga umukobwa akwegera kenshi gashoboka ati sheri nkeneye yuko umfasha muri iki kintu cyangwa se ungira inama, iki kintu nakigenza gute, nagikora gute. Umukobwa niba agaruka mu kuza imbere yawe agusaba inama cyangwa se agusaba yuko muri makeya wamufasha ikintu runaka na runaka, nuko akwizera kandi aha agaciro opinion yawe. So icyo ni ikintu nacyo rero ukwiye gufungura amaso cyane. Niba uyu mukobwa muri make utari wamubwira yuko umukunda, uyu niwo mwanya wo kugira ngo ubivuge, kubera yuko ndimo ndaguhereza ibi bimenyetso nkuko ari 7. Nubona uyu mukobwa agenda bigarukaho kenshi gashoboka muri makeya, mubwire yuko ibintu nawe bikurimo kandi koko bivuge niba bikurimo, apana kubivuga gusa kuko wabonye ibi bimenyetso. Makinga sure yuko bikurimo kugira ngo mwembi ntimutakarizanye umwanya. Ikintu cya 7 ahangaha uzasanga umukobwa akubwira yuko hari ibintu adakunda, hari ibintu adakunda kujoininga, niba ari concert cyangwa se niba ari ama club runaka, niba hari ibintu mbese bimubangamira mu buzima bwe bwa buri munsi, ariko akakubwira ati niba turaba turi kumwe nta kibazo ndaza ibyo bintu tubikorane. Niba ari kujya kureba match umupira, abakobwa benshi ntibakunda match niba ari kujya ku muri club maybe ntabwo abikunda, ariko niba umuhaye iyo invitation ukamubwira uti turaba turi kumwe, umukobwa azabikora nubwo atabyishimiye, ubone yuko ibyo bintu ari aho ngaho hamwe nawe. So iki rero nacyo ni ikimenyetso simusiga, aho uri byose abibona nka paradizo. Icyo nicyo kintu kimwe nakubwira. So nayo mpamvu ubona yuko adashaka kuva iruhande, ashaka kugira ngo abane nawe 5 kuri 5. Umukobwa rero muri makeya ashobora kuba atakubwira yuko agukunze, ariko akabicisha muri ibi bimenyetso byihishe kure wowe udashaka kuba ureba, ariko abantu nkatwe tuzi izo kode, niyo mpamvu tuza tukazikubwira kugira ngo umenye uburyo utera iyindi ntambwe. Niba nta kintu wari wavuga, uyu niwo mwanya wo kugira ngo ugende urebe ibintu uko ari 7 ubundi ubimenye kandi umubwire yuko umukunda nawe. Ni ikihe kintu rero wowe wabonye cyangwa se wumvishije umukobwa avuga mukundana ushobora kuba wabonye muri ibi bintu 7 mbabwiye? Niba hari icyo wabonye please nyandikira aho ngaho, cyangwa se niba hari irindi jambo ubona yuko rigenda rigaruka kenshi gashoboka ntabashije kwandika aha ngaha, ridusangiza aho ngaho kugira ngo turebe yuko abandi basore bashobora kuza nabo bakamenya yuko icyo kintu gishobora kuba ari ikimenyetso kiguha pase yuko wakomezanya nawe kuko yakwishimiye by'ukuri. Ni izi nteruro 7 gusa nari mbafitiye, nizera yuko hari umuntu uraza kuzibona kandi zikamugirira akamaro muri uwo mubano wanyu. Turi kumwe rero. Niba ukeneye yuko nakora video nyinshi nk'izi ngisi, andika ijambo yego aho hasi kugira ngo mbashakire ibindi bimenyetso byinshi cyane byihisha abakobwa bakora iyo bagukunze ariko batinya kubikubwira yuko bagukunze. Hari ibintu byinshi bakora muri makeya bishobora gutuma ufunguka amaso kandi ukabona yuko utataye umwanya wawe, ahubwo warebeye kure ukabona ibyo bimenyetso kandi ibintu bikagenda neza. Alright guys, so turi kumwe rero. Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Ciao, bye bye.